Turamutse tuvuze indirimbo bita kwibuka, tukavuga n'indirimbo yitwa ubara ijoro, yaba abakuru, yaba abatoya, yaba abasaza, yaba abakecuru, yaba abakuze ndetse n'abatoya, bose bashobora kumva ino ndirimbo atari ubwa mbere bayumvishe mu matwi yabo. Ni indirimbo ya Karemera Rodrigue wazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, akaba ari indirimbo n'ubu zigifite ubutumwa bukomeye cyane, n'ubu gicuranga ukumva ubuhanga bukomeye cyane mu myandikire ndetse no mu miririmbire y'izi ndirimbo. Muri iki kiganiro ngiye kukugezaho amwe mu mateka ya Karemera Rodrigue wazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turi kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, ikaba ari Jenoside yadutwaye abarenga miliyoni barimo abana, ababyeyi, abasaza, abakecuru, abagabo ndetse n'abadamu, abakobwa ndetse n'abasore. Reka muri iki kiganiro tuze kureba ku rwibutso kuri Karemera Rodrigue, umuhanzi wicanwe n'umuryango we wose muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Karemera Rodrigue azwi cyane ku ndirimbo zifite amagambo aryoheye amatwi n'ijwi rye rigororotse. Iyo umwumvise indirimbo ze yahimbye guhera mu myaka y'1970, wumva zuje ubuhanga ndetse n'injyana y'ibyuma bicuranze neza kandi binogeye amatwi. Ubusanzwe amazina yiwe yiswe n'ababyeyi ni Karemera Rodrigue, yabonye izuba mu mwaka w'1957, avukira ndetse akurira mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Rodrigue akaba yari umwana w'imfura mu muryango w'abana bane. Amashuri abanza yayize ku ishuri rya St Aloys i Rwamagana, mu gihe ayisumbuye yayize mu iseminari ya Zaza iherereye mu karere ka Ngoma. Mu mwaka w'1973, ubwo imwe mu miryango y'Abatutsi yameneshwaga abandi bakicwa, yahungiye i Burundi akiri umunyeshuri mu mwaka wa 4. Aho i Burundi niho yaje gusoreza amashuri yisumbuye. Hanyuma mu mwaka w'1977, Rodrigue yagarutse mu Rwanda abifashijwemo na Musenyeri Sibomana wifuzaga kuzamugira umupadiri. Akigera mu Rwanda yaje guhita ajya kwiga iby'ubupadiri mu iseminari ya Nyakibanda iri mu karere ka Huye. Inzozi zo kuba umupadiri uko iminsi yashiraga indi gataha, Karemera yabonaga zitangiye gukendera ndetse yaje guhagarika aya masomo ageze mu furatiri, maze afata umwanzuro wo kwibera ubuzima bw'umukristo usanzwe. Mu mwaka w'1983, Karemera Rodrigue yarushinganye n'inshuti ye y'igihe kirekire ariwe Mukakibibi Madeleine. Imana yahaye umugisha urukundo rwabo, baza kubyarana abana 3. Gusa ubwo uyu muhanzi yicwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, akaba yaricanwe n'umwana we w'imfura. Kuba Karemera yarabaye umuhanzi si ikintu cyaje akuze, kuko yatangiye gukunda umuziki akiri umwana muto, ndetse ubwo yigaga mu mashuri abanza yaririmbaga muri korali, akaba n'umuhereza muri Kiliziya Gatolika. Ubwo yavaga mu byo kwiga amasomo y'ubupadiri, yaje guhita ajya mu gihugu cya Autriche kwigayo, amarayo imyaka 3, yiga ibijyanye n'umuziki ndetse no gucuranga ibikoresho by'umuziki. Aya masomo yaje kuyasoza maze agaruka mu Rwanda, akora umuziki bya kinyamwuga, aho mu rugendo rwe nk'umuhanzi yamamaye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye yagiye akora, zirimo ubara ijoro, kwibuka, abantu Sibomana, mpinga nzima, mu kazi ndetse n'izindi nyinshi cyane. Usibye gukora umuziki ku giti cye, yanabaye mu itsinda rya muzika afatanyije n'abandi basore 3 mu itsinda bise Pamalo, harimo Pascal, Auguste, Martin na Rodrigue. Akaba Pamalo rero ari impine y'ano mazina yose, harimo Pascal, Auguste, Martin ndetse na Rodrigue. Iri tsinda ryakanyujijeho mu myaka y'1980 mu ndirimbo nka Ihorere ndetse n'izindi. Karemera Rodrigue ari mu bahanzi bari bafite impano idashidikanywaho, ndetse abenshi bazi umuziki we bavuga ko ari we muhanzi mwiza kurenza abandi mu kiragano cye. Usibye kuba yarashoboraga kwandika indirimbo ndetse no kuririmba, yari afite ubushobozi bwo kuba yakwigisha umuziki aho ariho hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo, kuko yari abifitemo impamyabumenyi ihanitse. Ndetse mu nzozi ze yari afite harimo kuzubaka ishuri ry'umuziki mu Rwanda. Reka turebe byinshi ku ndirimbo za Karemera Rodrigue. Duhereye ku ndirimbo yitwa Kwibuka, ni indirimbo yahimbiye inshuti ye magara Kabasha Edmond biganye muri seminari nto ya Zaza.
Uyu Edmond yapfuye urupfu rw'amarabira bibabaza cyane Rodrigue ahita afata umwanzuro wo kumuhimbira indirimbo yitwe Kwibuka. Ni indirimbo yamenyekanye cyane ubwo n'ubu ngubu akaba ari indirimbo igicurangwa cyane, akaba ari indirimbo rero yari yahimbiye uyu Kabasha Edmond wari inshuti ye magara witabye Imana azize urupfu rw'amarabira. Hanyuma Rodrigue biramubabaza cyane ahitamo kumwandikira ino ndirimbo ndetse aranayiririmba nk'indirimbo yo kumutura. Uyu Karemera Rodrigue kandi yanditse ndetse anaririmba indirimbo yitwa Indahiro. Ni indirimbo yahimbiye umufasha we yakundaga cyane Madeleine. Hanyuma hari n'indirimbo yitwa Mu kazi. Ni indirimbo yahimbiye inshuti ye nyuma yo kumubwira inkuru y'uburyo umukobwa bakundanaga yamubenze akisangira umusore wakoraga muri Electrogaze icyo gihe. Hanyuma Rodrigue rero akimara kumva ino nkuru yahise afata ikaramu n'urupapuro yandika indirimbo bita Mu kazi, hanyuma arayandika ndetse anayiririmba avuga ko yihimbiye inshuti ye nyuma yo kumubwira inkuru y'uburyo umukobwa bakundanaga yamubenze akisangira umusore wakoraga muri Electrogaze y'icyo gihe. Reka tuvuze kuvuga kandi no ku ndirimbo yise Ubara Ijoro. Ni indirimbo nayo ubu ngubu igicurangwa ndetse n'indirimbo yamenyekanye cyane. Ni indirimbo yahimbiye nyirarume wari waragiye muri Uganda, bakaba bari bamaze igihe batavugana, yifuza ko yagaruka mu Rwanda. Ati bakuru bawe baruzukuruje ntiwabamenya imvi n'uruyenzi. Ngira ngo iyi ndirimbo murayizi cyane, abenshi murayizi. Ni indirimbo yitwa Ubara Ijoro. Izi ndirimbo rero ndi kugenda nkubwira ushobora no kujya kuri YouTube ugashyiramo Karemera Rodrigue. Izi ndirimbo ushobora guhita unazumva ukumva ubutumwa bukubiyemo bugaragaza ubuhanga bukomeye cyane uyu Karemera Rodrigue yari afite mu kwandika ndetse no kuririmba indirimbo. Tariki ya 20 Gicurasi mu 1994 nibwo Karemera Rodrigue hamwe n'umufasha we ndetse n'umwana we w'imfura witwa Karemera Valerie bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yo kugabwaho igitero n'interahamwe aho bari batuye i Gikondo kuri Kanzayire, uyu muhanzi akaba yarishwe arashwe. Gusa abana babiri ba Karemera Rodrigue aribo Bigabo Janvier na mukuru we Iradukunda Valerie Karemera wamenyekanye kuri televiziyo y'u Rwanda mbere gato ya Jenoside mu ndirimbo Ihorere Munyana, babashije gucika interahamwe muri icyo gitero ndetse uyu munsi bakaba bakiriho. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, umuryango wa Karemera Rodrigue ukaba waramenye amakuru y'uko hari undi mwana uyu muhanzi yasize yibarutse ku wundi mugore. Uyu mwana witwa Karemera Patrick kuri ubu nawe akaba ariho ndetse atuye i Rwamagana. Reka turebe hirya ya muzika uko Karemera yarabayeho. Hirya ya muzika, Karemera yavugaga neza indimi esheshatu arizo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igitaliyane, Ikidage ndetse n'Igiswahili. Nubwo imyaka 31 ishize yambuwe ubuzima muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko n'uyu munsi ibihangano bya Karemera Rodrigue biracyakoreshwa n'umuryango nyarwanda bitewe n'ubutumwa bukomeye bubikubiyemo. Bikaba rero byerekana uburyo ari umunyabigwi ndetse izina rye rizahora ryibukwa iteka. Ni inkuru rero dukesha Inyarwanda, ariko kandi ikaba ari inkuru n'ubundi ushobora no gusanga ku bindi bitangazamakuru bitandukanye birimo igitangazamakuru bita Umuryango. Ukaba wajyaho n'ubundi ugasoma byinshi bitandukanye kuri uyu muhanzi Karemera Rodrigue uri mu barenga miliyoni bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994.